Tubahaye ikaze kuri Paul Billy Official. Niba ari bwo ukihagera kanda subscribe dukomeze kubana mu makuru atandukanye. Mu makuru agezweho aka kanya nuko ihuriro AFC na M23 kuri wa gatandatu Gashyantare 2025 ryahurije abaturage babarirwa mu bihumbi muri Stade de l'Unité yo mu mujyi wa Goma mu rwego rwo kurushaho gusabana, kubereka abayobozi bashya no kubabwira gahunda babafitiye. Colonel Wiringoma umuvugizi wa AFC n'abagenzi bafatanyije niwe wari umushyushya rugamba mu ishusho y'umuhanzi ukunzwe cyane yasusurukije abari aho bose, aririmba indirimbo nyinshi harimo nimenyerewe cyane mu Rwanda nka Sisi wenyewe. Mu magambo ye yumvikana agaruka kuri Kinshasa n'intara ya Katanga, ati Kinshasa itajengwa na nani vijana, akongera abaza ati Katanga itajengwa na nani vijana. Abaturage bagasubiza mu ijwi riranguruye bati na Sisi wenyewe. Ni umuhuru ubona ko wabaye mu busabane kurusha uko yaba inama isanzwe. Muri iyo nama herekanwa abayobozi barimo guverineri wa Nord Kivu n'abamwungirije, banabajijwe abaturage icyo bifuza. Benshi basubiramo ijambo rimwe gusa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa. Mu kiganiro n'itangazamakuru, Corneille Nangaa umuyobozi w'iri huriro yavuze ko badashaka ko hari umuturage wamburwa umutungo we. Yatangaje ko niba hari umuturage wihaye umutungo wa mugenzi we, byiza ruko yawumusubiza, yaba imodoka cyangwa inzu. Ati n'umusirikare twasanga yarihaye ikintu cy'umuturage no guhita tumufata tukamufunga. Iyi nama ibaye nyuma gato y'itangazo rigenewe abanyamakuru ryasohowe na M23 ku itariki 5 Gashyantare 2025 rivuga ko Bahati Musanga Joseph usanzwe ari umujyanama wa Major General Sultan Makenga abaye guverineri wa Nord Kivu, ahabwa n'abamwungiriza aribo Manzi Ngarambe Willy wagizwe vice guverineri ushinzwe ubutegetsi, ibibazo bya politike n'ubutabera, wabaga muri Canada ashinzwe ubukangurambaga no gushakira AFC inkunga muri diaspora. Amani Bahati Shadrack ushinzwe ubukungu n'iterambere na meya w'umujyi wa Goma. Aba bose nibo beretswe abaturage. Uyu Bahati Musanga umwaka ushize higeze gutangazwa ko yapfuye, ubundi ngo yakomerekejwe n'ibitero bya za drone ahitwa Kitsanga muri teritwari ya Masisi, ariko nyuma agaragara mu mashusho ari muzima. Kugeza ubu umujyi wa Goma wongeye kubona amazi n'umuriro igice kimwe. Icyakora ntawuzi uko biza kugenda kuko iyi ntara igize aba guverineri babiri, uwa leta ukorera muri teritwari ya Beni n'uw'inyeshyamba tumaze kugarukaho uzajya ukorera Goma. Leta ya Felix Tshisekedi kugeza ubu nta kirabivugaho, ariko yamaze gufunga imbuga nkoranyambaga zose kuri iki kibazo. Kandi icyicaro gikuru cy'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kuri uyu wa gatanu tariki 7 Gashyantare harateranira inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'uwo muryango n'abasadeke biga ku kibazo cya Kongo, banategura iy'abakuru b'ibihugu izaba ku wa gatandatu tariki 8 Gashyantare. Mwe mukomeje kudukurikira nimujye kure. Ku bwa Paul Billy Official ndabashimiye.